urimo uramureba dore disi we dore nguyu we yewe data we dore aho bamuzikiye ngaha uzi ko disi nguyu aho bamuzikiye wamubonye ngwino murebe dore nguyu ay kamana none se waretse tukamukuramo se byashoboka mukuremo mukuramo ndamukuramo ntimugira ikibazo ay kamana yewe none se mana we none se ubu ngubu muri iri cupa ntago ndi kubyumva n'ukuri ntago mbyumva ukuntu byagenze none se byagenze gute n'ubu n'abantu bamukizemo byagenze gute n'abamusizemo bandeze mfiki naboze kugira ngo bampemukire gutya ese muga wamba bari kwansobanura ukambwira byagenze gute none se ayigamana we none se umugabo wanjye waretse basi tukamukura nicyo nshaka kumenya ni bande bamutwaye muzavandimwe banjye nabe hayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri hose by'umwihariko nshimira nawe wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane ku biganiro byacu bya buri munsi ariko reka mbanze mwakire hanyuma tubabwire n'ahantu turi n'iki tugenza mama Shaki tuguhaye kazi murakoze cyane urakunda kuba ndi hanze byarangiye rero ngiye guturayo ntusigaye wibera yego mba muri Australia ntusigaye wibera niho nsigaye mba hanyuma uyu munsi twahuye wambwiye ngo tuhure tubonane urambwira ko wifuza ko ari ahantu nkujyana ngira ngo wabibwira abadukurikiye nk'abantu bagiye bakuzi ikintu cyatumye uva muri Australia ukazi n'ahangaha narebye nsanga nta wundi muntu nashaka kubera ko wowe tuziranye kuva na kera n'ubundi tware inshuti navuze ngo reka nze nkurebe umfashe nahuye n'ikibazo muri Australia niho nari ntuye yego nari mfite abana 3 nabyaranye n'umugabo wanjye twari tumeze neza ariko naje kumubura waramubuze naramubuze pe buri irengero ndanahangayika cyane ndavuga ngo reka ngaruke iwacu nze kureba byibura ndebe ko nabona umuntu wamfasha kugira ngo mbone umugabo wanjye mbese uje gushakisha umugabo wawe yego nze kumushaka yego umugabo wawe araboneka uko biri kose ikintu cyose kuko ntago ntekereza ko nta kindi bashaka kuba baramuroza umugabo wanjye kuki utekereza uburozi cyane oya nta kindi cyatuma agenda kuko uburyo namubuze ntago ari ibintu wavuga ngo ni ikindi birashoboka ko umuntu yagenda bitagendeye no ku burozi ahubwo icyambere nuko bagomba kuboneka yego icyo nshaka kugira ngo menye rero ndashaka gusobanukirwa aho yabaragiye rwose uko biri kose urasobanukirwa kubera ko umuntu tugiye kureba no muganga gakondo ngira ngo abantu bajya hari ababikora rero hari umuganga gakondo tugiye kureba hanyuma akagufasha akaba yakubwira ahantu uwo mugabo wawe ari cyangwa se aho yaba yaragiye mbese uko byaba bimeze n'icyaba cyaratumye agenda nanjye nicyo nshaka rwose ibyo ngibyo bigufashamo muri make wahisemo neza reka dutambike tugereyo ni hano imbere nuko twari twabanje kugira ngo dusobanurire abantu impamvu turi hano ariko rwose wumva utuje narahangayitse cyane niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka nze nshaka umuganga iwacu wamfasha birumvikana kubera ko mbizi neza ko mu Rwanda hari igihe tujya tugira abantu bafasha kugufasha kukurana hava akubwiye aho ari rwose aho ari kuko ndahangayitse ukuntu nakundanaga n'umugabo wanjye ntabwo nabyumva ntabwo birumvikana ko ari ibintu bisobanutse dore ni hano twahageze yego turinjiramo hano nyine wowe uramubwira ikibazo kubinsobanuriye ni kumubwira yego asante nyine muga muraho mwiriwe
bazakuganye niyo mpamvu ariko nta kereka nimba bikubangamiye ariko wareka tukayikoresha ntabwo yari ngombwa ariko nta n'ikitwaye nimba nta kitwaye niba koko uri bumufashe nuko wabimubwiye twifuzaga ko wabikora tukereka n'abantu bose bakabibona ko wabikoze nyine tunabireba n'amaso ariko na kamera ibireba yego niba rero watwihanganira ukareka ikabiriho